Ndagusuhuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'121, kwiyoroshya mu myambarire. Umurimbo wanyu ntukabe uw'inyuma nko kuboha imisatsi, kwambara ibyakozwe mu izahabu cyangwa se imyambaro y'akarusho. Ahubwo umurimbo wanyu ube w'imbere mu mutima, niwo murimbo udasaza w'ubugwaneza n'amahoro. Uwufite afite agaciro gakomeye ku Mana. Urwa mbere rwa Petero, igice cya 3, umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Umuntu mu mitekerereze ye yagiye iteka ashaka kwihunza cyangwa kutita ku mabwiriza yoroheje kandi ataziguye mu ijambo ry'Imana. Mu bihe byose byagiye bibaho, benshi mu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo bagiye birengagiza ayo mategeko asaba kwiyanga no kwicisha bugufi, kandi agasaba kwiyoroshya no gucisha make, haba mu biganiro, mu myitwarire ndetse no mu myambarire. Umusaruro wavuyemo wagiye uba umwe, ari wo gutandukira inyigisho z'ubutumwa bwiza, ari byo biyobora abantu gukurikiza imideri, imigenzo n'amahame ab'isi bakurikiza. Kubaha Imana by'ukuri bisimburwa n'ubunyamuhango bupfuye. Ubwiza bw'Imana n'imbaraga yayo byakuwe muri ayo matsinda yikundira iby'isi, ahubwo wabisanga mu itsinda ry'abaramya Imana bicishije bugufi kandi bafite ubushake bwo kumvira inyigisho zo mu ijambo ryayo ryera. Abantu bagiye bikurikirira iyi nzira uko ibisekuruza byagiye bisimburana. Amatorero atari amwe yagiye avuka inkurikirane, kandi kubwo kureka kwiyoroshya kwayo yatakaje imbaraga yatangiranye ku rwego rukomeye. Umutego ku bwoko bw'Imana. Mu gihe tubona gukunda imideri y'ibigezweho no kwiyerekana mu bavuga ko ari abizera ukuri kugenewe iki gihe, mbese ntimwabazanya agahinda tuti mbese ubwoko bw'Imana ntacyo buzigera mu mategeko y'iki gihe aruseho? Hariho bake cyane basobanukiwe mu mitima yabo bwite, abantu babaswe n'inarijye kandi b'abapfapfa bakunda imideri igezweho, bashobora kuvuga ko ari abayoboke ba Kristo. Nyamara imyambarire yabo n'ibiganiro byabo byerekana ibiri mu ntekerezo zabo ndetse n'ibibakurura. Imibereho yabo ihishura uko bakunda isi, kandi isi nayo ivuga ko ari abayo. Mbese byashoboka bite ko umuntu wasogongeye urukundo rwa Kristo yanyurwa n'ubupfapfa bwo mu mideri igezweho? Umutima wanjye ubabazwa no kubona abavuga ko ari abayoboke b'Umukiza b'umugwaneza kandi woroheje mu mutima, baharanira cyane gushaka gukurikiza urugero rw'ab'isi mu myambarire. Nubwo bavuga ko bubaha Imana, ntibyoroshye ko wabatandukanya n'abatizera. Ntabwo banezezwa n'ubuzima bw'iby'idini. Igihe cyabo n'ubutunzi bwabo babirundurira mu mugambi umwe, ari wo kwambara kugira ngo bigaragaze. Ubwibone no gukabya mu myambarire ni icyaha abagore by'umwihariko bakunze kugwamo. Kubera iyi mpamvu, itegeko intumwa Pawulo yatanze rireba abagore rigira riti, kandi n'abagore nuko ndashaka ko mwambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Urwa mbere rwa Timoteyo, igice cya 2, umurongo wa 9. Ivugurura rikenewe. Tubona ko ikibi ijambo ry'Imana riciriyeho iteka gishinga imizi mu itorero. Mbese ku birebana n'iki kibazo, inshingano y'abari mu myanya y'ubuyobozi ni iyihe? Mbese impinduka itorero rigomba guteza zizaba nk'uko zagombye kuba mu gihe benshi barigize bumvira iby'imideri igezweho ibasabaho kumvira ubushake bw'Imana busobanutse neza? Twakitega dute ku bana na Mwuka Wera no gufashwa nabo mu gihe twemerera iby'abantu kurangwa muri twe?
Mbese dushobora guceceka kandi inyigisho za Kristo zarirengagijwe n'abavuga ko ari abayoboke be? Bene ibyo bintu bibabaza kandi bigahagarika imitima abafite inshingano yo kureberera itorero ry'Imana. Mbese bagenzi banjye b'abakristokazi ubwabo ntibatekereza kuri iyi ngingo buzuye ukuri kandi basenga? Mbese ntibazashaka uko bayoborwa n'ijambo ry'Imana? Igihe cy'inyongera gikoreshwa mu kwirimbishwa hakurikijwe imideli igezweho y'ab'isi. Bagombye kugikoresha binira mu mitima kandi biga ibyanditswe byera. Amasaha apfusha ubusa birenze mu gutegura imirimbo itari ngombwa yagombye kugira agaciro kuruta ak'izahabu yabikoreshwa mu gushaka kwiga amahame atunganye no kugira ku kigero gikomeye. Iyo mbonye abakobwa b'inkumi bavuga ko ari abayoboke ba Kristo ariko bakifata nk'abatazi imico ye n'ubushake bwe, numva umutima umvuye mu gitereko. Abo basore banyuzwe no kwirira ibishishwa. Imirimbo ishashagirana y'isi igaragara ko ari iy'igiciro cyinshi kuri bo kurusha ubutunzi buzira kandi buzahoraho iteka. Imbaraga z'ubwenge zagombye gutezwa imbere no gutekereza neza ndetse no kwiga zemererwa kwiberaho ntacyo zikoreshwa. Bityo ibyo bakunda ntibihabwe umurongo bigenderaho bitewe n'uko umwambaro w'inyuma ufatwa ko ari uw'agaciro kenshi kuruta umurimbo w'umwuka cyangwa imbaraga z'ubwenge. Umurimbo w'imbere mu mutima. Mbese abayoboke ba Kristo bashaka kugira imirimbo w'imbere mu mutima? Bashaka kurangwa n'umwuka w'ubugwaneza no kwiyigisha iby'Imana ivuga ko ari iby'igiciro cyinshi? Cyangwa bapfusha ubusa amasaha make asigaye kugira ngo igihe cy'imbabazi kirangire bahugiye mu mirimo idafite ishingiro yo gushaka kwiyerekana? Uwiteka yifuza ko umugore n'umukobwa bashaka ubudashogora uko batera imbere mu bwenge mu mutima, bakunguka imbaraga z'ubwenge n'iz'imico mbonera kugira ngo bashake kurangwa n'ubuzima bw'ingirakamaro kandi bwuzuye ibyishimo, bakaba umugisha ku batuye isi kandi bagahesha icyubahiro umuremyi wabo. Ndifuza kubaza urubyiruko rw'iki gihe ruvuga ko rwizera ukuri kugenewe iki gihe niba kubwo kugendera ku kuri rwitandukanye n'inarijye. Igihe mu by'ukuri bifuje umwambaro runaka cyangwa umurimbo runaka cyangwa ikibashimisha runaka, mbese bifuza bagashyira imbere y'Uwiteka mu isengesho kugira ngo bamenye niba mu mwuka w'Uwiteka yemera ubwo buryo bagiye gukoreshamo umutungo? Mbese mu gihe bategura imyambaro yabo baba bigengesereye ku buryo batakoze isoni kwizera kwabo? Mbese gusaba guhabwa umugisha w'Uwiteka ku bw'icyo gihe cyakoreshejwe batyo? Kwinjira mu itorero ni kimwe, ariko kandi komatana na Kristo ni ikindi. Abavuga ko ari abanyedini ariko bikundira iby'isi kandi baterejwe ni bamwe mu mpamvu zikomeye cyane ziteza intege nke mu itorero rya Kristo. Muri iki gihe isi igezemo hari abasazi b'indengakamere bwo gushaka ibinezeza, gusayisha no gusesagura nta rutangira biganje ahantu hose. Imbaga y'abantu benshi ifite inyota yo kwishimisha. Intekerezo zuzuye ubupfapfa ntizigera n'ireme bitewe n'uko zitamenyerejwe gutekereza zituje cyangwa kwiga. Gutwarwa n'amarangamutima yuzuye ubupfapfa byabaye gikwira. Imana isaba ko umuntu wese yakuzuzwa intekerezo zihamye, agatunganywa, akazahurwa kandi agahabwa umwanya w'icyubahiro. Nyamara inshuro nyinshi intambwe yose ifite igiciro irirengagizwa, igasimbuzwa kwiyerekana mu bigezweho ndetse n'ibinezeza bidafite ireme. Abagore n'abakobwa byemerera intege nke zabo kurarikira kugwabizwa n'imideli igezweho, bityo bagahinduka umuvumo mu muryango mugari aho kuba umugisha.